urugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga urugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga nanjye nahawe ijabo kuko byemewe na nyir'ijambo nanjye nahawe ijabo kuko byemewe na nyir'ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Hello, hello, rise and shine world. Hello, 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 hello. Rise and shine, rise and shine, world. Rise and shine, rise and shine, world. Rise and shine, world. Hello, rise and shine, world. Rise and shine, rise and shine. Rise and shine world. Hand into hand. Mbona no kubwira aba contestants yuko bashobora gushaka iri jambo kuri YouTube Rise and Shine Talent Hut kuri YouTube ni channel iriho amashusho y'ibyabereye Kayonza yuko Musanze byagenze ibyo bintu kubireba ubona n'abandi ba contestant uko bakoze bizagufasha kubera yuko ikosa bamubonye Musanze bashobora kuri kubonaho uyu munsi ukaba waryirinda before you perform si ibyo gusa kandi or of course we can catch up on the Instagram nabwo ni Rise and Shine Talent Hut kuri Instagram ndetse na Jump Global kuri Instagram ushobora kuyibona ukanze follow wajya ubona ama update yacu atandukanye ukanamenya naho ibikorwa by'irushanwa bigeze kuko iyo gutora bitangiye bahita babiposting ukabibona ko gutora byatangiye ndetse bakanaba communicatinga ikindi tubasaba nuko amanimero mwatanze mwazayitaba kugira ngo itumanaho ryorohe ngira ngo rero niba nta kindi I'm about to introduce our last contestant of the day and then we call this a day. Bye bye Rubavu, let's see you again muri kimwe cya kane. Jury siko bimeze. How was Rubavu? One judge to answer. How was Rubavu generally? Fire. Yeah. One of the contestants utibagirwa. Kirazira ku mujudge kwibuka amazina y'aba contestants. Akantu kamwe utakibagirwa. Turabibuka. Anje nago nakibagirwa umu contestant usaba imbaraga. Nagedi yabimenya. Ejo twahawe imbaraga. Ladies and gentlemen, make some noise for our last contestant of the day. Give it up for Jehovah Nis. Make some noise for Jehovah Nis today. Yesu mukunzi wanjye nkunda umugabo utekereza neza wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa ungabira umurimo wawe
si umukunzi wanjye nkunda n'umugabo utekereza neza wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa angabira umurimo we uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru ndirimba izina ryawe mana kubw'ineza yawe uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru ndirimba izina ryawe mana kubw'ineza yawe. Mwizerwa Yego. ni sawa Yes. kuno uhagaze nk'umu artiste urimo waba umu artiste mwiza kabisa. Thanks. Iki kandi numvise imiririmbire numva ari ikintu gishyira mu gutwi kwanjye nabona wakomeza rwose gutyo ariko ukarushaho gushyira ingufu. Thanks. ugakomeza gushyiramo ingufu impano ufite ntitakare ariko ngo yes ariko amahirwe ufite uzayakoresha ubutaha. Murakoze. Yes, urakoze. Jovanis. Akantu kandi nibagiwe uzajye witondera cyane kuri attack ko mbere winjira watatse nabi ariko uraririmba neza. Kuraje. Navuze nagiye kukubwira watangiye ubona ko utari ready niba utari wumvise piano neza ariko watangiye ubona utiteguye neza ndabeshya watangiye attack yawe nyine ugomba kuyitaho ubundi attack na ending ni ibintu ugomba kwitondera cyane kubera ko iyo utangiye neza biguha amahirwe yo kuba wasoza neza. Ufite ijwi ryiza ufite timbre nziza urashobora kuririmba uri umuririmbyi mwiza rwose ariko nanone ugomba kwitondera pitch yawe. Hari ukuntu wasaga nk'umuntu ugiye kunyerera gato ugiye kuva muri note ariko ukongera ukagaruka ukitondera pitch cyane. Yes. Thanks. Ijwi ni ryiza ndi kumva warikoresha ibintu byinshi uko ubishaka ariko nabonye ko ntabwo wari uri relaxed bihagije ngira ngo hari umuntu aguhaye chance ugatuza warekura kuko urumva ijwi ni ryiza waririmbye neza ariko emotions zawe ntabwo ziri guconnecta n'ibyo uri kuririmba. Sinzi wambwira icyabiteye n'iki n'ibiki byari mu mutwe. Ibyo bivuze iki? Tubwire reka byivugire. Mwizerwa ushyiraho mikoro tubwire ukuntu byari bimeze. N'ubwoba ni iki? Nyine hari igihe kabaho kabayeho none ariko ntabwo bizongera. Ntabwo uzongera. Nta kidasanzwe ndabizi n'unguhaye chance utuje waririmba ugakora ibintu birengeje ibyo twabonye. So muri make ntago ndakubona ariko ntago ndakubona uriwe ariko ntago aduhaye ibyo uriwe. Sibyo? Ubwo rero njyewe ubutaha wenda uhawe chance ndashaka kubona wowe ko ndumva nkaho nabonye akantu gato agatonyanga kuri wowe. Sibyo? So nguhaye yes ndashaka kubona ubutaha ibyuzuye. Jovanis. Yes. Imana iguha umugisha ni wowe contestant wa nyuma ariko sinekereza ko udusoreje nabi. Impano urayifite ugenda ukore kuri ibyo bakubwiye ube free ushyiremo imbaraga mu ijwi ryawe urebe shwa z'indirimbo nyine use nkaho uhindagurana kugira ngo nyine uduchallenging ariko muri challenges uzaduha nanone uzirinde byinshi byazatuma bikwicira. Uzimenye urebe indirimbo yagufasha kugira ngo tuzabone undi Jovanis wisumbuye uwo twabonye ariko impano iri muri wowe. So it's a yes.
Thanks. Imana ikumugisha. Rubavu, we are calling this a day. Nugura muri kimwe cya kane. Ababonye pass, congratulations. Abataratambutse nabo, God's plan. Kandi God's plan iruta imipango yari yose y'umuntu.